ugiye kuba umugabo wanjye nanjye mba umugore wawe rukundo niko sheri ubuzanye wirirwa wicaye aho mu ntebe rero ngo nuko ngura umugabo muri uru rugo nta kintu kimwe ushobora gukora abana ntabwo boze ibyo mbona ngo wabyogeje nta kintu kimwe wakoze reba ukuntu mu nzu haba hasi warangiza ukirirwa umbwira gusa njyewe nshinzwe kukuvunikira njyewe naje hano kugira ngo nkuvunikire amagambo yose uvuze nta na rimwe numvise umwana wawe jewe ndi umwana wawe sheri mu magambo yose uvuze nta na rimwe numvise tuvuge kimwe sheri shira n'agahararo ndambiwe guhora nkuvunikira di ntago jewe ndi igikoresho cyawe ntasoni ndakora nkakugaburira nkakwambika nkagira gute reba amasirema nawe urere umva I'm tired for you iyo wirebye ubona uri umugabo ahubwo ashingukaho DCTV Rwanda makuru yawe nimeze cyane umeze neza ndashima Uwiteka Kirema yagukubise ko mbona warakaye Yes we ntago byashoboka ko mbona umeze nk'utari tayarize buriya ngira ngo naya amazi ngo uhindurire ngo he fantase kuri Vierge Oya utaba wasutsemo akanyanga oya jewe ndimanzi nkorana n'ibi ngibi gusa kandi ujye umakarira ko nta Vierge zibaho niba nta sugi zibaho ni gute wowe bayimanzi ngewe rega navutse mu baheburayo noneho bariya bo bavutse he tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Rwanda Content turaje ni Jihad ndetse na Elian Evangeliste rega ntukajye nyambura na Elian Evangeliste azajya rivugira iwe no ku rusengero hasengera njewe nzi iryo Ineza BTV turabasuje abakunzi bayo so ni Rwanda Content rero bakundira no kuye mudukumbuye munaca ini igosha ngo nukuri ikindi nukuri noneho aho bigeze bakomeje kutwandikira ari benshi reka twemerere yuko dushobora gushyiraho urubuga rw'abakunzi b'ikiganiro cyacu nimba wumva ushaka kujya muri tugushyira mu rubuga rw'abakunzi bacu siga nimero zawe muri comment hari umuntu bishinzwe arahita gushyira muri group cyane noneho tujya tuza tuganira ndetse na Instagram yacu yes hanyuma abandi bajyaga batwandikira kuri Instagram zacu zisanzwe n'ubundi nago tubabuje kutwandikira nta kibazo bajyaga banyandikira nka Eliane niyo nagira cyangwa se Jihad 20 ntabwo n'ubundi tubabujije kare mukomeze mutubwire kuko hari ukeneye kubwira Eliane inama cyangwa se akeneye kungisha inama bitari ngombwa ko abishyira muri group ikindi rero kandi iyo group niyo uzajya utubwiriramo noneho rwose hari abantu mutashoboye kuvuga ariko mwapfukiranwe mufite ipfunwe ryo mwashize n'abafite amashimwe shabajyaga buraho bayacisha bakabura aho bayacisha umuntu washimye ibyo ibiganiro dukora yuko hari aho byamuvanye naho byamugejeje biramwubaka inkunga dore rwose ishimwe ryanjye ndaritanze ngiri mujye mugura amazi munywe mugure fanta munywe ubu dukora ikiganiro nta mususu bivuze ngo na kamera yacu ntago inywa amazi microphone ntago inywa amazi inywa amabuye battery turayagura cyane kamera mbega dushimira abatera nkunga b'ikiganiro n'ukuri Imana yamwijije bampera umugisha nkunda gushima narezwe ngirwa yuko akana k'ingayi batajya bakongera nubwo bavuga ngo gushimira ni byiza mu buzima n'ukuri natwe turabyunzemo kandi umuntu iyo umushimiye ahita yumva yuko icyo yakoze byibuze ariko ibi byose turashimira cyane byimazeyo umuterankunga wacu buri muntu wese wakoze subscribe akanakora kukazogera niwe abo ngabo kabisa mwarakoze aha rero duhari ntimugire ngo nukubura amajyo kubura sevi cyangwa sibiri twe turi hano kugira ngo tubereke ibiriho mushobora kwibaza udashobora kuvuga hari abantu batajya bavuga uyu munsi reka mbabwire ikintu kitugaruye tugarutse nka Jihad na Eliane Jihad ni umugabo Eliane ni umugore nuko Jihad ngira ngo ntabwo arashaka yego ntabwo arashaka nukuri papa oya wanyemereye muri umuna wawe please ni witwara neza nukuri nanjye niyo mpamvu ndi kugerageza niyo mpamvu ubona bigenza gutya ese muri macuri muri yoberanya namara kugera muzahita usuka oya kabisa oya ndi kugerageza buri kimwe cyose kugira ngo ubone yuko fresh ugomba kumuma Jihad ikintu kitugaruye umunsi nubwo utaraba umugabo utarubaka yego ariko ufite papa wagize papa naramugize wagize oncle wagize brother
wagize neighbors b'abagabo sibyo cyangwa se abaturanyi b'abagabo yes uzi neza uburyo umugore n'umugabo babana nanjye nzi neza nk'umugore ndi umugore mu rugo narabyawe nagize papa na mama yes nagize aba uncles n'abagore babo n'abadukurikiye niko bimeze yes buri wese azi ibibera mu ngo sibyo uyu munsi tujya kuvuga ku ihohoterwa ry'umugabo iki ihohoterwa rikorerwa abagabo n'abantu n'umugore n'inkunguzi njye mbibabwira igihe cyose ko Eliana ari inkunguzi mukamakanya ihohoterwa ry'abagabo rizanye gute ko nta mugabo ujya uhohotera inkunguzi icyo rivuze ko nta mugabo uhohotera uyu no inkunguzi icyo bivuze n'umuntu uvuga ibintu bitaba inkunguzi nivuga ahubwo ibintu byica ngaho nyumvira ahubwo se ubwo ntugiye no kubyica burundu umugabo uhohoterwa n'uwo none se reka n'uwuhe mugabo uhohoterwa n'uwuhe mugabo uhohoterwa umugabo arahohoterwa mugore kwivuga mwe muhohoterwa mutangira ngo y'umusaraba ntabwo urugo ruba mu shuti y'umusaraba gereka nkubwira ikintu kimwe kigiye cyose uno muntu araza ngo shuti y'umusaraba cyane shuti y'umusaraba cyane shuti ya Eliana iyo ukunda Eliane umukundana n'ibyo byose ufite umusaraba ndawufite ako nagasaraba ka buri muntu nagasaraba ke ariko umva jiha tugaruke nukuri abagabo barahohoterwa ibyo urimo wivugira ntabyo nimba uhohoterwa uri fake buretse nimba uhohoterwa uri fake rata ntabwo uri fake niki ntabwo ari fake kiriya yaranyobeye n'abantu mujye munye kerero umugabo nyamugabo arahohoterwa koko mu rugo ariko reka nkubaze jiha wibaza ko guhohoterwa ari ugukubitwa gusa guhohoterwa ni ugukubitwa gusa guhohoterwa ni ugukora iki nuko ngushinze hejuru gutya ndaguhohotera ahubwo shingukaho kuko nshingukaho ariko uzi kuba uri umugabo uhohoteye none se niwari urimo hakana ko ntahohoterwa guhohoterwa jiha ubu niba aje ngahita mfata iyi fanta nkayikumena mu maso uhohotera umugabo wawe jewe ntabwo nabikora kuko nzi agaciro ke ako kana stay home nyine reka jya urusengero rwanjye ruba mu nzi wanjye nzi agaciro ke niyo mpamvu ariko nta mugabo umugabo wahohotewe mana nyagasani mureke tujye tubwizanya kuri inshuti zacu nubwo mvuga ngo jihad ngurabeshya ngo Eliane ibiki n'ibiki reka mu minsi yashize nigeze kuganira n'umuntu umwe ukora mu kigo kirengera abagabo bahohoterwa ngo cyitwa iki ukora mu kigo cyitwa Rwamureke abagabo b'inganzwa mwabagabo mwe niba mutari mubizi yuko hari n'ikigo kirengera abagabo bahohoterwa Rwamureke irahari sibyo ni gute ushobora kumbwira ngo umugabo ashobora gutaha birashoboka cyane yuko waba wabuze amafaranga ukirirwa unakora ariko ukayabura wagera ngubwo nawe urirebuka ngo niko ngubwo ngo nawe ngurirebuka ugasanga uri umugabo muzima udashobora gutahana n'amafaranga yo guhahira urugo rwe umugabo muzima udashobora gukodesha cyangwa kubaka inzu nziza nk'abandi ubwo iyo wirebye ubona uri umugabo ariko umugore avuga jiha ukifata gutyo reba uko wifashe icyo gihe rero wowe wumva ikibazo aho kiri nahita ngusohora ukajya umva jihad mugize gutya mwisimbwa mwisi icyo ntazi mwisi ibiki imbura mumaro warangiza oya buretse wumve jiha warangiza wahindukira wankubita urushyi ngahita mpamagara ribu bakakujyana uhohoteye nde umugore kuko unkojeje urushyi nyamara wowe nagututse naguhinduye zeru naguhinduye ntuvuge Rwamureke irahari bagabo Rwamureke irahari mwa bagabo mwe nimwongere kugira ubwoba nimurangiza mujye mudushyiraho udutelefone mufate rikoda nanjye nzabafasha kubarangira aho Rwamureke ikorera umugabo ninde umugabo ni iki oya jiha umugabo ni umugabi we wajya se yuko nta mugabo uhohoterwa umugabo ni umugabi we uvuga rikijyana agakora buri kimwe cyose nawe yego nagushyiramo izo pinya zawe nk'izo wateruye ibyuma ngo nako mwariye ibyuma ese nawe warariye niba n'ikibiryo sinjyana icy'ibyuma uramenya icyuma cyahita koko kame mu rugo ntabwo ari isenga y'impyisi ako nanone nta mugabo wahohotewe never ni ikibazo njye wenda kugira ngo umugabo w'inganzwa nazajya mu ijuru nuko nanjye nabonye bajya bambwira ngo wanjye yaragajijwe ntagira ijambo by the way wanjye ararifite you know him ndabizi ntabwo umugabo wanjye ari inganzwa nicyo nyone se ndanamwubaha 100% ko ari umugabo mu rugo nyine none se kuki ni gute wambwira ngo umugabo arahohotera ni ikibazo gikomeye cyane akareka ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo ministeri y'umuryango nibadufashe jiha
nukuri genda saba ministeri y'umuryango bise nk'akara ifite umuryango mu nshingano nimudufashe. Igituma uyu munsi hajeho kwicana nuko muvuga ngo ihohoterwa rikorerwa abagore gusa, abagabo mukabasiga inyuma. Ese abagabo murabasigira ndebo ntago bari muri urwo rugo? Yego uraje umugabo wahohotewe se nuhe nuko nyine uwo mugore bamuvuga nuko aba yahohotewe nyine nuko umugabo iyo bimaze kumurenga. Nagiye ahantu henshi nta rubanza ndasanga baca ngo bavuge umugabo avuga ihohoterwa akorerwa, umugore avuga ihohoterwa akorerwa, umugabo ryemerwe. Se Gihano kubera iki? Uko nta riba ryabaye ngo nahira urugo ngo nagira gute? None se umugore we ntafite inshingano? Urugero Giha uyu munsi reka tugiye gukina scene mubifate nka scene ndabizi ubu ngubu ejo nazajya kubona nkabona mwabikase. Reka mpite mbwira editor wacu umuntu uzakata iki kiganiro uzamungire nzamurega. Tugiye gukina scene akakaje tugiye gukina ndumugore wa Jihad sibyo? Babandi bajya bakata ibyo batahinze rero bakajya no kwiba ibitoki bagatema ibitoki batateye, ubu bazahita bagakata bavuga ngo Jihad yabaye umugabo muri scene yacu. Ugiye kuba umugabo wanjye nanjye mba umugore wawe rukundo, hanyuma njyewe mfite akazi wowe ntako ufite, turaza kongera turagakina umunota umwe, hanyuma umunota wa kabiri turakina Jihad ufite akazi njyewe ntako mfite, cyangwa tubanze Jihad afite akazi hatangira wowe. Okay Jihad nta kazi ufite ndatashye, ariko ubukwera iki ntashakoshi nazanye ntacyo ndazana amazi yanjye. Niko sheri uzajya wirirwa wicaye aho mu ntebe rero ngo nuko ngura umugabo muri uru rugo nta kintu na kimwe ushobora gukora, abana ntabwo boze, ibyo mbona ngo wabyogeje nta kintu na kimwe wakoze. Reba ukuntu mu nzu haba hasi, warangiza ukirirwa umbwira gusa njyewe nshinzwe kukuvunikira, njyewe naje hano kugira ngo nkuvunikire. Amagambo yose uvuze nta na rimwe numvise. Umwana wawe njyewe ndi umwana wawe sheri, mu magambo yose uvuze nta na rimwe numvise. Tubyumve kimwe sheri, shira n'agahararo ndambiwe guhora nkuvunikira di, ntago njyewe ndi igikoresho cyawe. Ntasoni ndakora nkakugaburira nkakwambika nkagira gute. Reba amasirema nawe umva, I'm tired for you. Ibyo byose urabivuga kandi biraba birarangira. Are you tired? Yes. You think I'm stupid? I'm not stupid. Ahubwo since today I'm not your wife. Okay. Aha ni wanjye. Ni wawe. Wowe ugira amafaranga, wowe ugira akazi. Amafaranga. Icyo waje kureba sha icara ku gatebo tuzi, icyo waje kureba n'iki cyo uragenda uhita. Icyo waje kureba urakizi. Turn around. Ariko uri wawe. Yes, ariko mu magambo makeya ntago wakwibaza kuvuga ngo umugore nimba yagiye kukaza gahaha ntago bivuze yuko umugabo ari kuhohoterwa. Ikibazo ni kimwe. Ese Giha kubera iki umugabo we yakora umugore adakora? Umugore azati isukari yashize, umunyu washize, amavuta yashize, abana nta nkweto bafite, minerivare yageze, nyirinzu yakomanze, nta birayi bihari. Kuki umugabo we atabivuga igihe nta kazi afite? Umugabo aravuga sajya mu gikoni. Umugore agomba kumenya ko mu rugo adafite akazi ashobora kubireba akajya mu gikoni. Kujya mu gikoni si uguhata ngo ateke. Akajya mu gikoni Giha yanateka. Gukora iki? Yanateka. Umugore yagiye hehe? Ku kazi. Umukozi yagiye hehe? Niba ntawe mufite uramutegereza ave ku kazi ateke? Wowe ube boss wicare mu ntebe. Umugore yaba atari igicucu koko? N'uwo mugabo nawe ahubwo yaba ari igicucu. Kuko sinibaza yuko yabagira ubwenge buzima. Umugore agomba kuza agategurira umugabo. Nako bimeze. Ariko cyangwa uza abagore bakora ibyo nta banyirasenge bagira. Kabisa. Hari ese Giha urugo niki? Uvuka utagira nyirasenge. Giha urugo niki? Kabisa oya kuba umuntu ari mu rugo, urugo ari urugo nuko urugo ruri mu mugore hakabamo n'abana. Hariya hari iriya ni famille. Umugabo nagakwiriye kuruza. Iriya ni famille. Umugabo nagakwiriye kurubonekamo. Ni umugore n'umugabo ndetse n'abana. Sibyo? Aho niho bavuga bati dore kwa runaka. Ntago bavuga kwa kana. Ese ubundi ikindi kibazo Giha. Inshuti z'umusaraba mukurikiye Rwanda Content? Ni inshuti za Rwanda Content. Iyo misaraba yawe urayikoreye. Umusaraba yikoreye ni umeshaga kiza. Nubwo abandi bose bawureka jewe sinza uvaho. Ugumane.
tugumane mwami haleluya Nibavuga ngo ugumane. Ijwi ryanjye ariko se ubundi no kuvuga ngo uzi iyo umugore byamuyobeye nimba uzi ko wazanywe no kurya iwanyu baratekaga. I know. Nimba uzi ko wazanywe no kwirirwa wikubitango. Erega jihad yewe icyo sinacyo kibazo kinini cyane. Umugabo mu rugo. Umva jihad, umva ikibazo giye mfite. Hari amafaranga y'umugore hakaba n'amafaranga y'umugabo. Ese ay'umugore ni icyatsi nk'iyo shati wambaye. Ay'umugabo akaba ubururu nk'iyo microphone ufite. Yose se amafaranga. Kandi yanditseho Banque Nationale di. Hari n'igihe uba ufite ku mayero tu. Aha. Nta mafaranga namwe ndabona yanditseho umugore. Namwe ndabona yanditseho umugabo. Ariko none iryo hohoterwa rivuga ngo iyo umugabo akora agomba gutunga urugo akambika umugore akambika abana akishyura minerivare agakora ibintu byose. Ariko niba umugore akora umugabo atagikora agize ibyago akazi kagahagarara. Ayo umugore agira ibara. Ubwo umugabo ntiyongera kuvuga mu rugo, niba umugabo yanywaga agacupa ntiyongera kugasomaho, niba umugabo yambaraga inkweto ntazongera kuyambara, niba umugabo yanywaga essence ntazongera kuyinywa. Gutyo rero muragira ngo ntazashaka umugore. Cyuragira ngo ari cy'umugore cyankura kugafata kanje. Ikibazo kimwe mfite rero jihad wowe. Mfite ikibazo cyuko nuramuka unanashatse. Polisi harya ni polisi ni RIB izagutwara nta n'icyumweru rumaze kubera ko umugore azakwima amazi ngo wagicucu n'umwita igicucu ahita aguhamagariza ko umuhohote azahita ajya iwabo. Ikintu cya mbere nzabanza kukwigisha ni iki jihad as my brother. Nzakwigisha yuko urugo rwubakwa no kwihangana kandi no kugira amarangamutima aringaniye. Okay. Kuko niba ndi umugore jihad nyine nuko ndiko kwikiriza kubera ko nzafata mushiki wawe kubera kutarubaka niyo mpamvu utabizi jihad reka mabwire audience ikurikiranye Rwanda content. Jihad yaje ahagaze kuri side ivuga ngo nta mugabo hohoterwa none maze kumwereka uburyo hohoterwa mu jihad yabuze amagambo ndetse twageze hano ngo amagambo yabuze ivuga oya ntago yashize ivuga nuko naguteza amatwi ngo nkumve nyumva kuko uzaba umugabo impamvu urimo bivugisha ibintu kutarashaka. Ikindi cya kabiri twebwe abagore we not to talk. Uza abagore tuzi kuvuga ubaka kanya abagabo bo babacira urimi babakasa urimi abagabo hari umugabo mwihagararaho mwaranishyonyoye mwamaze gucika ibisebe kubera kwihagararaho. Uzi njyana uwo muntu muri Rwamureke yarazi atabagabo benshi duhura nabo tumenya ibibazo bafite mu ngo tumenya ihohoterwa bakorerwa iyo batangiye kuduhamagara abaturanyi tugati hari umugabo warushye cyangwa se umukozi wo mu rugo akaba ari uhamagara cyangwa se umwana akuse kuruhagwe abahetse umugore abahetse inzugurana abahetse bitutsi n'agasuzuguro n'ibindi byose bikuri hejuru. Ese uwo mugore aragusuzugura nkande yagiye iwabo se yahavuye atahareba ntabwo ari cyo cyamuzanye ntabwo yazanywe no kujya iwabo none se yazanywe no kugira ngo rero nicyo turimo tuvuga uyu munsi jihad turimo turagana ku musozo reka tugane ku musozo dufata kabisa nuko ntaraba umugabo reka dufate conclusion ndayifata nkuko ntaraba umugabo kabisa umugabo hohoterwa ni fake ayifashe nk'umwana mu mwihanganire ariko gerekanye ifate nk'umugore wubatse kandi uza agaciro k'umugabo sibyo umugore bagore bagenzi banje agaciro k'umugabo bagore bagenzi banje hari icyatumye utakitwa umukobwa hari icyatumye witwa umugore hari icyatumye utakitwa wa mukobwa wo kwa Karori uyu munsi ukaba witwa Mukakerema. Yego uzi ikintu kimbayeho mama yitwa Mukakerema n'umugabo wanjye akitwa Kerema mise mvuga mama aha nago biba byoroshye ya so guys icyatumye nakitwa umukobwa wo wa mukobwa wo kwa Ndereya akaba basiga bavuga ngo Mukandayisaba sibyo ubwo mvuze Mukakerema bura abazi mama bahita bagira ngo niwe mvuze mise mvuga Mukandayisaba uwo muntu watumye nitwa Muka nakagombye kumuha agaciro yego nakagombye kumwubaha sibyo nabamurusha akazi gahemba menshi twabatunganya umushahara nabampembwa ari munsi ye stili ni umugabo nanone mwabagabo kandi ikindi kiza gishimishije nta mugabo witwa Muka Eliane ubaho ahubwo yitwa umugabo wa Eliane. Ubwo rero urumva bazabihindura ntabwo bibaho none se ko witwa Muka kwereka yuko umugabo ari umugabo uzi ko nta nyito ibaho ya Eliane cyangwa se niyo nagira. Ikindi cya kabiri jewe aka kanya Krema yitabye Imana akagenda uzi ko sigara nitwa wa mupfakazi wa Krema
iyo uzanye undi iyo nzanye undi sidi baravuga ngo wa mupfakazi wa Clement yashingiwe bwa kabiri. Urumva ariko noneho umugabo wapfakaye yego uzi ko nta mupfakazi w'umugabo ubaho. Haraho mwiza mu base bavuga ngo umupfagabo. Kubera iki se nta mupfakazi w'umugabo kandi waba yapfishije umugore cyane none se abaye mupfanyoko ntabwo bibaho none se abaye mupfanye izina kuko umugabo ni ntasimbu ubwo nyine leta agenda agapfa gapfuka binaguhangariye so mwabagabo mwe rero namwe mwageze mu ngo mwazanye abagore mugomba gukora urwo rwanyu kugira ngo muharanire icyubahiro cyawe. Ikindi mwabagabo mwe namwe reka mbagarukeho kuba umugabo ni iki? Kuba umugabo si ukuba warateruye ibyuma ngo ubufite amatuza no kubuzi kubikora neza mu buryo fresh. Kuba umugabo pardon nawe wimvangira wimvangira nturashaka icyo nacyo utakizi. Kuba umugabo ntabwo ari ukuba ufite big head. Kuba umugabo kuba ufite big washahara munini. Kuba umugabo ntabwo ari ukuba ufite ibimodoka byinshi. Kuba umugabo si ukuba wubatse etaje nyinshi. Nukubuzipa nukubura umugabo nyine nicyo ngukundira gawe uri fresh ni kuri stay home. Reka mabwire Jihad ntabwo nkunda arambeshya ubwo mu gitondo yabyuka akabwira umugati ngo wa mugati wenda gukunda ntabwo ukunda wimbeshya Jihad nta muntu ubwira inyama ngo ndagukunda kuko uzikunda uzihekenya mbabarira wimbeshya. Reka nkubwire ntabwo Jihad nkunda ndagukunda rekera aho ngaho ndagukunda ntabwo twatwicara kandi nawe urankunda. I know. Yes. So noneho rero murakoze cyane inshuti za Rwanda Content. Mbere yuko tubasezera turabwira abagabo mwe Emani mwabagabo sha ihesha agaciro ariko nanone muzahenda umugore umukara ariko nanone buri umva gato umva ariko ikintu ngundira his excellence agaciro umuntu ni ukiha nta muntu uzaguha agaciro wa mugabo we nanone niyo wagira ibyamirenge ku ntenyo utazi cyatumye uzana umugore wawe utakizi fresh sha ko disi Jihad n'umwana. Yes, reka tubashimire bakunzi ba Rwanda Content. Turabakunda. Iriya ntago tubakunda. Turabakunda cyane. Muri abagaciro gakomeye cyane. Turahari ku bwanyu. Nukuri. Iyo mwa mudahari ntago twaba twicaye hano ngo tube turi guterana amagambo na Eliane. Kandi kuba turi kuyaterana ndibaza mukuramo amasomo yanyu. Nimba mudakuramo ibyanyu. Burya bwirwa besha kumva beneye. Nimba mutari gukuramo ayanyu. Muri ngumba z'amatwi. Icyo mbakundira rero umwana aravuga ariko agasoza nk'umwana ntabwo muri ingumba z'amatwi ahubwo ntabwo ariko buri kimwe cyose tugomba guhuza 100%. Niyo mpamvu twemera na comment zanyu mukaziduha kugira ngo dukore challenge. Ikintu cyose ushaka kwandika rwose kikuvuye mu mutwe umwana hora umwana style umwana hora erega ho ari makina baro mukanya gatagakina karere cyangwa agakina B. Murakoze cyane rero abakunzi ba Rwanda Content. Reka dusoze tubabwira ngo niwibagirwe gukora subscribe, niwibagirwe gukora like, niwibagirwe gukora share ndetse niwibagirwe kuduha comment yawe. Mutukane kuko umuntu utukana burya nawe ahita agaragara nka Jihad. Oya nashaka tukane. Sibyo. Nashaka tukane. Nakagaruka. DC TV Rwanda.